Abajene, karibu mwongere mugaruke, umusaza yaje, mugaruke abajene. Uyu munsi ndagiye kubaganiriza ku kibazo umuntu yabajije, ese Valentina Day uyitekereza ute musaza? Tugira icyo tubwiraho uriya munsi bajene, nk'uko nabasezeranyije yuko nshaka kubashepinga mube abagabo nyabo, abajene b'ejo bazadusimbura, muzakora indi generasiyo. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza hazabe heza, muzabe muba mu buzima buryoshye mwishimye. Bityo rero twebwe tugomba kubereka inzira nziza yo kugera ejo hazaza, ejo kuba umugabo nyawe, umugabo abana uzabyara abana beza, abana bumva, abana bazahindura isi, abana bazakora isi nk'uko twayitekerezaga. Ni mwebwe mugomba kubikora, nta bandi. Bityo rero hagomba hari uburyo imyitwarire, discipline, focusing mu buzima bwanyu kugira ngo muzagere ku byo mushaka kugeraho, aribyo bita goals. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi rero ndasubiza ikibazo cy'umwe mu ba-followers, mu nshuti zikunda kino kiganiro, wanyandikiye ejo arambaza ngo musaza tubwire ku byerekeye Valentina Day, uyu munsi bite aho ngaho i Buraya, bimeze bite? Abantu bose ntabwo bari mu mituku gusa, imituku ntabwo iri ahantu hose. Rero ndashaka nkubwire inkuru itari nziza nshuti. Valentina Day ndayisobanura mu buryo bubiri. Valentina Day muri business ni ikintu cyiza cyane, kubera ko Valentina Day kuba teenager, abantu bakiri batoya, abantu bakiyumva amaraso ashyushye, yes, nibyo kabisa. Inama barayizihiza, abantu bakiri batoya, abantu bakiri abashibuka babijyamo kabisa. Yes, bambara imituku bakajya hanze bakarya, amaresitora aba yuzuye, abagura indabyo baba baziguze. Ariko ntega amatwi musaza, nkubwire ku bantu bamaze kubaka urugo, ku bantu bashaka kugira icyo bagomba kuzageraho, arakubwira yuko Valentina Day ni iya buri munsi, ihoraho. Urukundo ntirugira pose, urukundo ntirugira ikiruhuko, urukundo kandi ntago rupfa. Urukundo ruhora ruri mu miguruko. Bityo rero nta munsi wo kugira umunsi w'urukundo ubaho. Abo ni bamwe bafite icyo bashaka kuzageraho, bafite goals. Bityo rero niba hari ikintu ushaka kuzageraho mu buzima bwawe, nk'uko duhora tubiganira, ufite goals, ushaka kuzagera ikintu, ugomba kugira action. Kubera ko celebration iyo ari yo yose, niyo kurya ubunyano bw'akana gatoya, bitwara amafaranga. Yari amafaranga urayakeneye mu rugendo rwawe, Bityo rero niba ushaka kurangiza kugira ugere ku ntumbero zawe, ugifite akabaraga, ugifite energy, bino bintu bya Valentina Day iba ubishyize ku ruhande. Bizaza guserebra. Ushobora guserebra ikintu icyo cyose, ushobora no kwicara abantu baserebratinga imyaka bamaranye babana. Hari abamara imyaka 50 bagaserebrata, hari abamara 20 bagaserebratinga, hari abamara 15 bagaserebratinga, hari abamara 5 bagaserebratinga. Ushobora no guserebratinga umaze umwaka umwe n'umugore wawe, cyangwa mukicara hamwe gusa mugatumira abantu, twumva twishimye, guhamagara inshuti zikaza zikarya, cyangwa tukajya hanze wowe n'umugabo, mukajya n'umugore wawe mukajya hanze kurya, ukamwohereza ka message ukamubwira uyu munsi ntuteke, reka tujye kujya gutembera, tujye kurya kuri la restaurant runaka, bafunga restaurant hariya, tujye kurya twumve bateka bate. Biriya nabyo murimo gucelebratinga, kandi ni nabyo biri mu bintu byongera urukundo. Biri mu bintu byongera
urukundo, kurya hanze n'umudamu wawe, akambara ka kenda keza akunda, nawe ukembera ka kenda kawe keza ukunda, mukaruhuka, mukagenda ahantu, mukicara, mukaganira, burya umwiyumvamo nawe akakwiyumvamo, mukaba mwaganira ibintu mureba n'ibintu birimo guhitaho hanze, mukabona abandi bagabo uburyo babana, mukareba abarimo guhitaho ngaho, ukareba resitora zubakwa zite. You never know, jene, ushobora kuzafungura resitora yawe, ushobora kuzagira gutyo ugashaka mu bana bawe ko bazajya kwiga ibintu byo gukora resitora. Burya resitora ni ibintu byinjiza amafaranga cyane 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 cyane. Bityo rero ushobora kuba wowe utarigeze ugira amahirwe yo gukora ibintu byo guteka, ariko abana bawe bakajya mu kazi ko kuba abashefu. Burya kariya kazi nyine aha i Buraya kuba shefu, ayayayayayayaya, ni ibintu bigira amafaranga ateye ubwoba. Gutekera amaresitora, gutekera abantu, akenshi rero mu mitekerereze y'abashefu bo guteka tugarukira kuri resitora, ariko rero inaha ni ibintu binini cyane, kubera yuko reka nse nk'ubiganiraho gatoya, nubwo bwose atari cyo naringamije. Usanga bakora no mu makampani akomeye cyane. Urugero nk'iza supermarket, iyo ashatse kugura ibiryo, iyo uri umuntu ukora wenda ucuruza, tuvuge ucuruza isosi ziri mu bikopo, isosi, ibiryo ushaka gucuruza, ni ukuvuga ngo uzabanza ubizane muri kampani, hari abantu baba bari hariya bagomba gutestinga ibyo biryo. Ibyo biryo biryoshye bite, ibyo biryo bimara igihe kingana iki bitari byapfa, ibyo biryo se, bakajya muri detaye zose. Burya usanga bari abantu barize ibintu byo guteka, ariko noneho bakagenda hirya yabyo no kubikritika, hari abandika ibitabo byo gukritika ibiryo gusa, bakajya mu masomo, ibiryo bisohotse bakabyandikaho, bakagenda bakabigura. Hari abana muri Amerika bakoze amasheni yo kujya muri buri takeaway, muri buri ahantu bacuruza ibiryo, bakagura ibiryo, bakavuga ngo reka tugure ibiryo byo mu majyaruguru n'ibyo byo mu majyepfo, kandi ni ibiryo bimwe. Twumve uburyo byose bifite izina rimwe, ariko ni byo mu majyaruguru n'ibindi byo mu majyepfo n'ibindi byo mu burasirazuba. Bakareba teste yaho imeze ite, ese krema yaho ishobora gutuma ibiryo bitaryoha kimwe? Ese ibiryo byo mu majyepfo nkabirira mu majyaruguru, teste iguma ari imwe? Ibintu nk'ibyo byose burya bakagenda kure hashoboka mu mitekerereze y'ibyerekeye ibiryo. Ibyo rero biragufasha. Ni akantu nari nshyizemo kugira ngo nkwereke ko burya uko mugenda musohoka, uko mugenda hari ibintu byinshi cyane ugenda wigiramo mu mibanire yawe n'umugore wawe. Rero urumva ko Valentina Day ni ikintu ushobora gukora mu gihe icyo ari cyo cyose, waba warakuze. Kuri ngewe inama natanga abajene, niba urimo kwiyubaka, wisimbukira muri bino bintu bya Valentina Day. Bihe akanya, numara kugera aho ugeze ushobora kubijyamo ugaserebretinga. Niba umaze kugura inzu yawe, ufite inzu yawe, ufite business yawe watangiwe n'umugore wawe, mu mwanya wo kuruhuka Valentina Day ikagera, boom, uziko twa dufite gahunda yo kuzabikora ukwezi gutaha, reka tubikore kano kanya. Sawa, reka tubikore. Ugafata akanya mukajya ahantu kure, mukava mu mujyi murimo, mukajya mu wundi mujyi, mukajya gutemberayo, urumva ko muba mwishe inyoni ebyiri ku ibuye rimwe. Muba mugiye mu wundi mujyi, mureba uburyo uwo mujyi uteye, kandi mukaryohera ibyo ngiyo. Twihingemo ibintu byo gutembera abajene, twihingemo ibintu byo gutembera. Gutembera ni byiza abajene. Gutembera rega ntabwo kujya mu kindi gihugu, va mu ntara ujye mu yindi, va mu gace ujye mu kandi, utembere urebe uko bimeze. Burya biguhindura gutekereza, ko kubona ibintu mu buryo butandukanye. Buryo uzarebe umuntu watembereye n'utaratembereye, batembera ntago babona ibintu mu buryo bumwe, baratandukanye cyane. Bityo rero jene, nicyo kintu ngewe numva nakubwira ko ku byerekeye Valentina Day. Ariko niba urimo wowe ukirimo kwishakisha, ushaka ubuzima, ugahura n'umwana w'umukobwa muri dating, ugasanga we Valentina Day ni ibintu abiha imbaraga cyane, nabyo biri mu bintu byatuma ugomba kumutekerezaho cyane, ukumva uburyo babibona. Ni ukuvuga ngo akenshi byaba ari sinye ikubwira yuko mutari mu njyana imwe.
ntaguhatirize nawe kandi ntumuhatirize. Biba byiza yuko wategereza ukazareba umukobwa uri mu njyana, kubera ko Valentina ni gusipendinga, nicyo kintu ugomba kumenya. Ni ibintu bitwara amafaranga, babikoze kugira ngo bakoremo business, kandi business ni ikintu gukura amafaranga ku muntu uyajyana ku wundi. Ni ukuvuga ngo bakeneye inahanga bakora ikibazo bakazana n'umuti w'ikibazo. Ni ukuvuga yuko rero bazanye Valentina Day mu rwego rwo kugira ngo abantu bajye gucelebratinga, bazana izo ndabyo, bazana n'ibiki kugira ngo abantu amafaranga abavemo. Ariko abakire icyo kintu basa nkaho bakijya kure, cyane cyane umukire ukiyubaka, ushaka gukora business, ushaka guhindura ubuzima. Icyo ni ikintu wakagombye kujya kure yaho gatoya kugira ngo ubanze ugere aho ubashaka kujya. Nkuko nababwiye, iterambere ni ikintu ntago ari umurongo ugororotse, harimo ibintu uzagenda uhuramo nabyo. Nkuko nababwiye, kubaka urugo ni nka business, byose ni kimwe. Hari ibintu uhura nabyo mu nzira bigenda bikugonga. Bijye rero nizo za Valentina Day nazo ziri mu bintu bigomba kukugonga, kubera ko nuhura n'umukobwa akagupushinga muri ibyo ngibyo, akakubaza sheri wari uzi ko ejo ari Valentina Day, ntumuhe umushiha, wowe mutware buhoro, ahubwo umenya umuntu icyo ari, uwo mudamu icyo ari cyo, ahubwo se umubaze bimeze bite, mbwira gahunda zimeze zite. Njyewe nifuzaga yuko twajya Valentina Day nkagusohokana gutya na gutya. Ubwo mu gusohokana ubwo niho mutangira kwibaza, kubera ko sinzi muri Afurika biragoranye kuba umugore yakwishyurira, yajya muri resitora akishyura fagitire yose. Ariko nk'umuntu w'umugabo simbibonamo nk'ikintu cyiza, wakagombye gupira ifiri, keretse mumaranye igihe mumenyanye, aho ni sawa. Ariko mu gihe mutamenyanye bihagije, akakubwira ngo ngwino nkugurire, aho wakagombye kumenya n'uburyo amanaginga amafaranga ye. Niba afite amafaranga yo gutagaguza, yo gupfa kujugunya hirya no hino, ni ukuvuga ngo uwo nta mudamu urimo. Ariko ntiwihutire kujajinga yuko nta mudamu urimo. Icyo nshatse kuvuga ahangaha ni ikintu, kuvuga ngo biba byiza ushobora gusohoka aribwo bwa mbere ukigomwa ukabijyamo, ariko ugahita noneho niyo opportunity yawe yo kuba mwabijyamo, noneho ukazamutumira mu kugira ngo muganire. We amafaranga abona ate? Wowe ni dream yawe ejo hazaza ni iki? Vision yawe y'ejo hazaza ni iki? Uragana hehe wowe? Nicyo ushaka mu buzima? Yes, mushobora kuba mutaraganiriye kuri icyo kintu, ikaba ari opportunity yizanye yo kugira ngo mukiganireho. Urumva ukavuga sawa muganira, ariko biba byiza muri urwo rwego kugira ngo atazagusuzugura. Niba kujyanye muri akubye ngo aragura, musharinge fagitire, ni kwibura bigenda. Niba ngewe ntakubeshye, n'umudamu wanjye n'ubu ngubu tumaranye igihe kinini, iyo tugiye muri resitora fagitire turayisangira. Yes, turayisangira kabisa. Niba ari 40 kuri 40 nkatanga. Hari n'igihe ngewe nshaka ko yose nyitangira nkayishyurira, kubera ko hari n'igihe nawe iyo nge ntameze neza akansaba mpita mbimubwira nkiri mu rugo, nkambwira ngiye nta mafaranga mfite, ngiye nifite ibibazo byanjye ndimo guturagoringa gutya na gutya, akambwira nta kibazo ndishyura. Ariko nkaba nzi ko nanjye byandika, ntakubeshye byandika ahantu, nkaba nzi ko nanjye hari igihe nzamujyana ahantu nkamugurira ikintu nkishyura yari amafaranga. Ni kampuni muri mbibutsa abajeni, kubana n'umuntu ni kampuni murimo, ni business nk'izindi zose, ni business n'izindi zose zirimo icyubahiro, mufite byinshi muhuriyemo. Urumva? Bityo rero tugira ku discipline nari mvuze ko tugomba kukagenderaho. Ayo Valentina Day n'ubwo buryo ngenye nari nyibona, ni nako nyigenderamo. Ntakubeshye ngewe ntayo celebratinga, kubera ko mfite dreams zanjye, ndacyafite ibintu nshaka kugeramo, nta mafaranga mfite na depansa. Ntekereza ko n'umudamu wanjye ubu ngubu nawe afite dreams, afite ibintu turimo gushaka kuzageraho. Urumva ko icyo kintu kuri twebwe ntacyo dufite. Ntekereze yuko icyo gisobanuro wenda hari aho hari uwo cyunguye, wenda ubwo ngubwo yahangaha. Kandi buri wese turi mu kumva ibitekerezo by'abantu, ntago ibyo mvuze ko ari itegeko cyangwa ugomba kubikora, oya. Ariko bitekerezeho urebe ko hari icyo byakumarira mu bitekerezo byawe. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, nkuko mpora ndangiza mbifuriza umunsi mwiza
w'imigisha. God bless you, God bless you, all of you. Ciao, 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 ciao.